Yes, mbahaye ikaze hano ku Rugwiro Family TV. Meze bite se boss? Sawa sawa. Reka tubanze tunahe ikaze abantu ba hano ku Rugwiro Family TV. Turabwira ngo ibi bintu bari kubona hari ibindi bigihisha inyuma kandi bimeze neza cyane. Ubwo rero bari kukubona neza cyane, watangiwe n'abasuhuza noneho tugakomereza no mu bikorwa byatuzanye. Inshuti zo ku Rugwiro ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nimugira amahoro y'Imana n'imigisha biva ku Mana. Yego. Ngiye rero murabizi nk'ibisanzwe ni Theogene, washaka kongeraho akandi kantu ukongeraho ngo bava kure. Yego. Iyo bavuze ngo bava kure rero tuba tuvuze ikintu gikomeye cyane. Ku buryo kugira ngo tubisobanure byadufata umwanya munini, ariko tuba tuvuga abantu Imana yakuye kure. Yego. Umusirimu nabyo biragoye. Ndi kubona rwose kera twajyaga twiyambarira imipira, ugasanga rwose umupira wacitse n'urutugu. Ariko banza ubwire n'abadukurikiye ahantu duherereye bashobora kugira ngo turi hafi ya Kigali. Turi hano i Rubavu. Hano turi i Rubavu. Guturuka i Kigali ukagera inaha rero nabyo harya hazo bita kwa West. Tutanabirenze ni akazi gakomeye cyane. Abantu benshi bazi yuko ngo i Rubavu ngo nta mu Kristo wahagera, ariko je nahabagereye. Yego. Bazambaza amakuru cyane, bazambaza bati se umuntu yemerewe kuba yajya hari ahantu bita ku mucanga ku mazi cyangwa ntiyajyayo. Yego. Noneho kandi ntabwo nahageze nje gutembera gusa, naje kubakorera indirimbo. Yego. Nubwo ntabwo nabahaye audio batagira ngo turi twenyine, dore abandi bari barimo barategura kurure nabo babarebe. Ngira ngo murabona hari hepfo tugiye kubasangayo. Ntabwo turi twenyine rero. Oya, icyo cyo bakimenye. Turi twenyine, twarabiteguye ku buryo buhagije. Ariko kimwe mu bintu babitoye nawe jya usirimuka cyane kandi byihuse. Bose uri kwambara iminota ingahe? Mundareba wa muntu we rero, hari n'uburyo ibi bikote gucanga ukabona igikaruvati yabuze uburyo cyambaramo. Nge hano hari utuntu gitunganya ariko nge nasoje. Niba ndacyambara gutya nitugera hariya abavandimwe baranakwereka, baransobanurira, ngewe ndabona byanyubeye ndacyambara ntya rero. Ariko icyo nzi cyo nuko ibyo twajemo biragenda neza. Oya, biragenda neza kubera Imana kabisa. Noneho rero ubu nahabagereye. Yego. Muri commentaire ntimutinye kunyandikira, uze kumbwira ko mubibona. Yego. Na nimugoroba twari kumwe live n'ibyo twagenze, ngira ngo babibonye. Yego. Ntabwo rero ari inkuru mbarirano. Ubu ngubu aha ngaha turi Rubavu. Yego. Ikindi ubu ngubu tubigeze kuri. Yego. Ahubwo rero mbasabe abantu bashasha bagiye, nk'ubu murabona buti ruzuye cyane. Ibi ni ibikoresho biba byaraduhenze. Bajye baha agaciro rero, bajye baha agaciro ibintu dukora, babashe kudusapoti, babashe kubiha agaciro. Yego. Ikindi ntibakibagirwe gukora subscribe. Ibyo byo ni ingenzi cyane, kuko buriya umuntu yakoze subscribe biba bivuze yuko abaye umunyamuryango w'aho ngaho. Noneho rero wowe utarayikora, nyaruka nonaha ukande kuri subscribe. Yego. Ukande kukazogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibikorwa. Yego. Binyura ku Rugwiro. Ikindi rero wakinga ariko tukanagenda, dore ni wowe mugeni niko navuga. Ngo wari gusatira imbere ho gato. Oya, no kugira ngo nitukenera gusohokamo bitaza kutugora. Okay. Egera imbere ho gatoya nta kibazo. Wicumeho gatoya. Reguro wacu. Aya ntarebe kabisa.
Yo akwakamira ifi munyarwanda mugomba kujya mudusura. oya ntaki tugomba kujya tuza cyane aho cyane niwumva se yo ubwo rero waza tukagenda tunamanuka gake gake. Yes, mbaye ikaze mwebwe mudukunda kandi mudukurikira hano ku Rugwiro Family TV. Uyu munsi rero muraza kubona byinshi muri iyi video. Icyo tubasaba no kubana natwe muri iyi video kubitangiye kugeza irangiye. Hano rero turi muri behind the scene y'indirimbo. Ndi kubivuga kandi ni nk'ibanga tubahishiye. Gusa mumenye ko ari ibintu byiza turi kubategurira aho muherereye hose. Rero mukomeze kugubwa neza kandi tubifurije amahoro y'Imana kabisa. So turi kumwe na CEO wa Urugwiro Family. Gira ikintu ubwira abantu bawe. Dore niwe mereho muri iyi behind the scene y'ibintu tugiye gukorera hano. Iyi ndirimbo iri gusohoka. Ndayibakumbuje cyane. Urayibakumbuje kuko yaramvunnye. Urabona nawe guturuka Kigali ukagera i Rubavu. Noneho ukongeraho ku mazi ku mucanga. Hari ibintu twashaka kugaragaza bitandukanye nuko abantu babifata. Kuko abantu benshi bafata yuko umuntu w'umukristo adakwiriye rero nibyo nabaganiriraga. Urabukoze cyane nawe nuko kwitaho ibyo nababwiraga. Ntago gukora video ari ikintu cyoroshye cyane, yabihenze. Noneho uburyo hano hari ikintu cyatubayeho ngewe cyabaye nk'ikintungura cyane, ariko mbona kiragoye no kucyakira. Uburyo twahereye mu masaha ya hafi saa sita duhiga aho kurara bigeze mu masaha 8 tutarabona hafi saa 9. So urumva ko icyo kintu nacyo abantu bagomba kukimenya. Ngubu bereke dore turi kuri ADPR Rubavu. Yego, ADPR Rubavu barayibona ahangaha. Urabona ko ari ngiye hano. Batazagira ngo ni ibintu byo kubabeshya. Twahabagereye cyane rwose. Noneho ikindi murabona yuko Rubavu ni ahantu heza cyane kabisa. Ni ahantu ho kuba watura. Ni ahantu mbese ni ahantu wakwita ko ari nyaburanga. Hano hantu uko nabonye ari heza cyane. Ese giye ugize ngo giye urabona ntarabyiteguye. Oya warabyiteguye. Nayo mpamvu nge nabonye hano hantu amafaranga y'abakira arahashirira cyane. Have. Buriya ubukene buragatsindwa cyane rwose. Bukurisha imboga udashaka. Kandi izo washakaga zihari. Ariko kanguka arya imboga udashaka. Abone bahungu nababwiraga rero turi kumwe ntabwo twenyine. Bose umera cyane. Umeze neza. Umere cyane. Waje Gisenyi? Ni karibu. Naje Gisenyi. Barambwiye ngo nta bakristo bajya batemberera ku mucanga. Kandi natwe turibo. Uyu ni umunsi wa 7. Buriya twavuye muri misa ya mbere. Iyo tuvuze misa ariko wowe ufite n'amafaranga wampaye shaka amafaranga. Iyi ngiyi ni smart iri kuyibona. No kuri WhatsApp ugeraho se. No kuri WhatsApp ugeraho. Ariko nk'umuntu utabye amafaranga ntabwo nabura n'akantu naguhereza. Rwose nk'umukire wanjye urakoze cyane rwose. Imana iguha umugisha kuba wemeye kwakira ayo mafaranga yanjye. Buriya ngo hari umukire ngo wabuze amafaranga. Agize atya atoragura ifaranga. Ahita avuga ngo biriko biraza. Rero ubundi reka mvuge ngo birimo biraza kuko ibi ni impano ya mbere. Ni n'izindi zigiye kuza. Noneho rero dusubire gatoya mu kanya. Mu kanya ndabasura munyereke muntembereze mu bwato. Kugashya. Biba hari n'ubundi bwato bwa kizungu. Yego. Tegeka amahita amabara yawe.
amato dufite ngaye ndari ibintu biryoshera abari ibintu biryoshye bana kabisa mu kanya rugaruka turagutembereza ntugire ikibazo mu kanya rwose ndaza njye muri buriya bwato uransanga hano nawe wawicururiza umunyenga noneho reka nkore utuntu dukeya ngiye gukora hano yaje dusubire kanchanire tubayisanga here hapana masaha oye tujyamenye igihe tugiye gukora kuko tugiye gukoresha igihe gitoya kandi mu bintu byinshi action Playinga wigire imbere gahoro action muhagarare ko mutaririmba Baby, Where's Mbao. Kadaboringa. Mutecheke we. Kadaboringa. Wigira inyuma garuka Theo. Yena wigira inyuma. Umusazi mwana
Ako kantu mukabyina mwishimye cyane. Wow. ngo sizoja nibyo koko sitoja twumwe none zokica umwami Yesu abamarayika bazotesha Ana reka mbikore urabona nyuma y'uko twagiye kuri seti tugasonza dutabawe n'amandazi side indazi anagara amandazi n'amatafari none se wa wundi wa kera arakubonye uri kurirya cyangwa aya bayita amayoberane uzi ko bari bumvirana buhora apana kwiruka sibyo waririmba warabiririmba n'ubundi kubyumva biririmba nta kibazo nawe ariko genda buhoro Focus. Sira kamyo ntabwo zigeze saba Teriyaga nzira gaya none irazuba igira
umuhanda atari mu muhanda. Egarata indaga zijyanaga n'abazungu. Salaba niubaneshereza salaba salaba niubendera Yesu wabatishijwe twemeye n'isoni salaba Atinga nk'umuntu uri gukoresha imbaraga ze. Garagaza umunwa. Ntabwo bibujijwe niba utaririmba nta ribi. Vibe zabo.